bakristo bavandimwe, Imana yaturemye mu rukundo rwayo iduha ikintu gikomeye cyane ari cyo uburenganzira. Uburenganzira bwo guhitamo. Ubwo burenganzira uyu munsi buhinduka ndetse ikibazo, kuko ari ikintu dukomeye cy'agaciro. Usanga ubwo burenganzira buhinduka ikibazo, aho umuntu yumva ko afite n'uburenganzira bwo kujugunya Imana, uburenganzira bwo kwigenga uko ashaka, uko abyifuza atari kumwe n'Imana. Ngo dore yagushyize imbere umuriro n'amazi, aho uzahitamo niho uzerekeza ikiganza. Imbere y'abantu hari ubuzima n'urupfu, kandi buri wese azahabwa ikimunyuze. Bavandimwe, ubuzima turimo uyu munsi wa none bushingiye ku mahitamo ya muntu. Ni ibyemezo dufata, icyerekezo dufata. Gusa ikibabaje muri iki gihe turimo ni uko usanga kubera uko umuntu agenda akora ibyaha, agenda atakaza ubushobozi bw'amahitamo. Uko umuntu agenda akora icyaha, agenda atakaza ubushobozi bwo kugira amahitamo, ahubwo akagenda yerekezwa aho adashaka. Icyo umutima wifuza ntaba ari cyo ukora, ahubwo hakaba hari izindi mbaraga ziri inyuma ye zituma akora ibyo ubwe atifuza n'ibyo adashaka ko gukora, akaba ari byo akora. Ese ni iki gituma abantu bahitamo nabi? Amahitamo yacu burya akenshi navuga abafite ikiyayobora. Ubundi bajya bakunda kuvuga ngo burya abasore bagiye kurambagiza, akenshi yagiye guhitamo umukobwa, agendera kenshi ku bimenyetso, cyangwa se yari umusore ukunda nyina cyane, yita cyane, ahitamo umukobwa ujya kugira imico imeze nk'iya nyina. Amahitamo yacu rero akenshi hari ikiyayobora. Abantu bahitamo nabi akenshi babitewe n'abajyanama babi. Mu ntangiriro umuntu yikururiye ishyano igihe ahisemo kumva inama z'inzoka. Inzoka ubundi Imana irema muntu, yaba inzoka, yaba ibintu, yaba ibyaremwe byose, muntu yagombaga kubigenga. Ibyo byose byagomba kugengwa na muntu. Ariko muntu yumvise ubujyanama bw'inzoka, ateshuka ku kumva ijwi ry'Imana, maze yikururira ishyano. Inzoka yamwumvishije ko hari icyo Imana itabahaye, bityo umuntu ashaka kwigenga. Navuga ko umuntu kirya gihe yacitse intege kubera gushaka kwikuza, ashakisha kwigira uko Imana itamugize, gushaka icyo Imana yamuhishe, maze aho kugira ngo ayoborwe n'Imana akomeze gufata ibyemezo bizima, yemeye kuyoborwa na Sekibi no kwerekera aho amwerekeza, maze amushora mu kaga gakomeye.
amahitamo rero agamije kwikuza, ayo ngayo ntabwo ari amahitamo, ahubwo atuganisha kure, kuko ayo ngayo adutandukanye n'Imana, umugenga wacu kandi umugenga wa byose. Amahitamo yose ashingiye ku ishari, mu by'ukuri umuntu aribeshya ngo afite ububasha n'uburenganzira, ariko umuntu wakoze icyaha akitandukanya n'Imana aba yatakaje ubushobozi n'ububasha, ugasanga yerekeza aho ibintu bimwerekeje. Hari umutungo akaba ariho yerekera, akerekeza aho ishyari rimwerekeje, akerekeza aho umujinya umwerekeje, akerekeza aho amarari amwerekeje, ugasanga atakaje ububasha bwo gufata icyemezo kizima. Ese mugabo kuki utakizana, nta kintu kikigera mu rugo kandi ahembwa menshi, gufata icyemezo cyo kugira icyo yinjiza mu rugo bikamunanira kubera icyaha? Yabaye umucakara w'icyaha ku buryo adashobora no kugira n'icyo yinjiza mu rugo, gufata icyemezo bikamunanira. Ese kuki uriya mwana akarakana agafashe ku ngufu byagenze bite? Mwarega nabo basigaye bwambara ubujipo bugufiya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uwo muntu ashobora kuvuga ngo ni uburenganzira, ngo ndigenga, ariko uwo muntu yatakaje ubushobozi n'ububasha bwo kwiyobora, kuko yatakaje umurongo Imana yamuhaye. Ntabasha gufata icyemezo kizima. Ese kuki wishe uriya muntu yishuriye ngo njye yandakaje? Kerekeza aho umujinya umwerekeje, aho kugira ngo yumve ijwi ry'Imana. Muribuka Herodi, buriya kwishimisha cyane nabyo bituma dufata ibyemezo bitari byo. Ibyishimo bikabije, gushaka kwinjira mu byishimo byo kwishimisha atari ibyishimo by'ukuri bikomoka ku Mana. Afashe icyemezo cyo gutanga Yohani Batista yakundaga, kugira ngo akunde ashimishe abatumirwa. Ntabwo ari icyemezo, ni ubuyobe. Dutakaza ubushobozi bwacu Imana yaduhaye igihe cyose twitandukanyije nayo, kuko ariyo iduha umurongo nyakuri, ikaduha ububasha bwo kuvuga ngo oya igihe ari oya, na yego igihe ari yego. Umuntu w'iki gihe yatakaje ubwo bushobozi kubera kwanga kumvira Imana, akumva ko afite uburenganzira bwose, icyitwa uburenganzira, ku buryo ageraho agira uburenganzira. Uwari umuhungu akihindura umukobwa, uwari umukobwa akihindura umuhungu, uwari inzobe akihindura ubundi, uwari iki n'iki akihindura iki n'iki. Icyo cyitwa uburenganzira, ari ikintu cy'agaciro Imana yaduhaye. Usanga umuntu w'iki gihe agenda arushaho kugifata uko yishakiye, bigatuma agenda arushaho kujya kure y'Imana. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Twibwira ko twigenga, nyamara hari umugenga w'isi uri kutuyobora, akadukoresha amabara mu ngo zacu, akadukoresha amabara mu bavandimwe, ababyeyi ku bana, abana ku babyeyi. Ngo ni uburenganzira bw'umwana gutaha igihe yishakiye mu rugo, kuko maze kuba umusore. Ni uburenganzira bw'umwana kugenda aho ashaka, agataha igihe ashakiye. Umwana ntagahanwe, ntakagire gute, ntabwo ari uburenganzira. Ese inshingano z'umubyeyi ziri he? Babyeyi, hari amahitamo, hari amahitamo. Buriya muntu agizwe n'amahitamo. Kugira ngo uze mu misa muri iki gitondo, wagize amahitamo akomeye cyane. Hari abo bavuga ngo reka nigire muri siporo, hari se harakonje, ndumva ntazi uko bimeze, ariko icyo uhitamo nicyo uhinduka cyo. Amahitamo yawe y'uyu munsi niyo kugira icyo uzaba cyo ejo hazaza. Umunyeshuri yahisemo kuryama aho kwiga, icyo ngicyo nicyo asarura. No mu buzima bwa roho niko bitumereye.
ndetse no mu buzima busanzwe niko bitumerera. Naha mu kiliziya twicaye ubu hari abari kugira amahitamo atandukanye. Harahitamo kumva yinaniriwe, ntacyo reka mbe nisinziriyeho gato ubwo padiri ari gutinda. Ni amahitamo yawe. Hari reka ndebe telefone ndumva hari iri kunyirigita. Ni amahitamo yawe. Buri kanya umuntu aba ari kugira amahitamo kuko byose bibera mu mutima we. Buri kanya icyemezo rero ufata aho uhisemo naho ngaho ugondamira. Sekibi akakurekeza aho ashaka cyangwa roho w'Imana agakomeza kukugorora bitewe n'uwo wumviye uwo ari we. Hitamo kumvira Imana rero muvandimwe uyu munsi wa none kugira ngo ubeho. Ngo dore nshyize imbere yawe ubuzima n'urupfu, kandi icyo uhitamo nicyo usarura. Abakristo duhamagarwa guhitamo Kristo wadukunze kugeza ku ndunduro, kandi tugakomera ku mahitamo yacu, kubera ko ikibazo tugira gikomeye tuvuga yego ariko kuyihagararaho bikatunanira kubera ko tugira abajyanama babi. Uhitamo kugira abajyanama babi batujyana habi. Bavandimwe, tureke kuba abacakara, tuyoborwe na roho w'Imana, tuyoborwe n'ijambo ry'Imana. Muri Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 32 hatubwira ngo nimukomera ku magambo yanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri kubazabagira abigenga. Icyama ngo twebwe abakristo uyu munsi wa none twigenge kubera ko twamenye ukuri, kuko tumenya ikirikizi cyari cyo. Ngubwo ubuhanga tubwirwa kugira amahitamo, guhitamo icyiza igifitiye umuryango wawe akamaro, igifitiye urugo rwawe akamaro, igifitiye ubuzima bwawe akamaro, igitanga ubuzima. Kumenya kugira amahitamo mazima, hahandi Yesu atubwira ngo ijisho ryawe ni gutera gucumura rinogohoremo urijugunye, ikiganza cyawe ni gutera gucumura gice. Icyo ngibyo bitubwira ko kugira amahitamo no gufata ibyemezo kandi bikomeye, ndetse rimwe na rimwe bigira ingaruka ku buzima bwacu. Ni amahitamo, ni ibyemezo. Uyu munsi niba ubona hari abasenya urugo rwawe, ukabona hari agakungu gasenya urugo rwawe, icyo guca ikiganza nibyo bisobanura kuvuga ngo uyu munsi niba inzoga zintera gukora amahano ndaziretse. Yego zamuzaga na babandi turara tugenda na ryari nkumva ndishimye, ariko ndaziretse. Ukumva ni nko kwitera icyuma, ukumva ni nko kwica urugingo rumwe mu mubiri wawe, ariko kubera ineza n'ubugingo bwawe n'umuryango wawe ugafata icyemezo. Uyu munsi niba wumva hari ibihombya ibikujyana habi, bikagusenyera urugo, bikagutanya n'abavandimwe, fata icyemezo. Nicyo cyitwa amahitamo. Yego ibe yego, na oya ibe oya. Mukobwa wicaye ahangaha ukagenda umuntu akakujyana iyo ashaka ubireba, kugeza ubwo akugeze naho atesha agaciro ubuzima bwawe. Icyemezo n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe bikarangira kubera umuntu yakujyanye aho udashangoye ngo none se namuhemukira, none se oya. Ugasanga umuntu agera havuga ngo none nagira nte. Ntago ku mukristo iyo mvugo ikwiriye, ngo nta kundi nabigenza, ngo nta kundi nabaho, ngo nta kundi. Oya, umukristo agomba kugira amahitamo, kandi ukemera guhagara ku mahitamo wagize kugeza ku ndunduro. Kereka niba mushaka ko duhunga umusaraba wa Kristo, umusaraba w'urukundo Yesu yawuhisemo kugira ngo aduhe ubuzima kugeza ubwo adupfiriye. Niba rero duhamagarwa nawe kugira ngo tumubera abigishwa, tumubera intumwa, ni mucyo twemere kubabe, tugira amahitamo mazima. Niba ngombwa ko tuwujyeho, ariko duhanire ubuzima, duhanire ukuri, duhanire urukundo kugeza igihe rutsindiye. Turwanye amacakubiri, turwanye icyatuma tujya kure y'Imana, icyatuma abavandimwe batabana, icyo tucyamaganire kure.
duhanire igituma abavandimwe babana kandi kikaduhuza, twimike urukundo maze Imana ikomeze kuganza hagati muri twe. Bavandimwe, nk'uko Yozuwe abivuga umutwe wa 24, uyu munsi hitamo ushaka gukorera. Hari benshi bakorera benshi, hari benshi bahisemo byinshi, bafite iyo bashaka kugana, ariko kimwe na Yozuwe vuga uti naho njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kristo Yesu akuzwe. Gira amahitamo mazima muvandimwe, waba umwana, icyo uhitamo none uyu munsi nicyo uzabamo ejo hazaza. Yaba rubyiruko, yaba umubyeyi, ariko babyeyi, nabifuriza ko mwatoza guhitamo nk'umuryango. Ntugumye guhitamo wenyine gusa, noneho mugire aho muhitamo nk'umuryango. Uvuga uti njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Ababyeyi batoza abana gusenga. Ababyeyi umwe yitoze guhana undi, kubera ko mwahisemo gukorera Uwiteka, gukorera Imana yacu, we n'umuryango wose. Aho ngaho nibwo uzagira ingororano kandi yayindi ihoraho iteka, ugahemberwa ko wabaye mu nshingano nk'umubyeyi, kandi Nyagasani azabikwitura ubuziraherezo. Dufate icyemezo rero bavandimwe, duhitemo Imana, twumve kandi twumvire, kuko Imana yacu ntabwo yaduhaye uburenganzira bwo gucumura. Yaduhaye uburenganzira, iduha no guhitamo, ariko bwo gucumura ntabwo yaduhaye. Dusabe mu kitambo cy'Ukarisiya kugira ngo dukomeze tugire amahitamo mazima, kugira ngo icyemezo uyu munsi wa none dufata tugihagarareho, kabone n'ubwo twakizira, ariko naho napfa nzapfe ndi mu nzira igana ku Mana, naho nagwa nzagwa ndi mu nzira igana kuri Nyagasani, kuko nzi ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi icyo utakaje uri muri Nyagasani akigusubiza karijana. Nyagasani akomeza abaho umugisha, adukomereza amahitamo mazima, kugira ngo duhangane n'isi y'umwijima ifite abagenga bakomeye, ariko Roho w'Imana tuyobora tuzabasha gutsinda. Ntimutwirwe ubwoba, kuko ubwoba nabwo butuma tugira amahitamo atari meza. Ahubwo ibyo Yesu atubwira ngo mwitinya isi nubwo imeze ityo, ariko yarayitsinze. Nyagasani aduhe umugisha kandi adusoboze amahitamo yacu abe ashimisha Imana, anyura Imana, kandi ayinogeye muri byose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Bavandimwe, gutwa muzi kwemera kwacu. Ndemera kw'Imana rimwe,